Ibihe byiza kuri dukurikiye, reka turebere hamwe ibyiza byo konsa umwana ku ibere. Iyo tuvuze konsa umwana ku ibere ni ukumwonsa ku ibere, ibyo bita allaitement exclusif au sein. Konsa umwana ku ibere rero bifite akamaro, ariko ibyo tugiye kureba ngaha muri iyi video ni byiza ku mugore gusa. Mu yindi video tuzashiraho mesi iri imbere tuzavuga ibyiza ku mwana kuri rwa ruhinja ruba ruri konka, ariko uyu munsi tugiye kureba ibyiza avantage umugore ashobora kungukira mu konsa umwana. Avantage ya mbere ni uko konsa umwana bifasha umugore kugabanya ibiro, gusubira kuri taye. Tuzi ko abagore benshi yatwise inda itangiye gukura ibiro biriyongera, hari abo byiyongera cyane, ariko turakwibutsa ko umugore atakagombye kurenza ibiro 12 igihe atwita. Iyo igihe rero uzi ko warengeje ibiro 12, 15, 20, wera igihe wasamiye kugeza igihe ugiye kubyarira ukabona muri iyo intervalle y'amezi 9 wariyongereye ibiro 20, 15, hari n'abagera kuri 30, umenye ko ushobora kuba waragize ikibazo cyo twakwita diabete gestationnelle. Rero uku konsa umwana byonyine kumwonsa neza. Iyo tuvuze konsa umwana ni ukumushyira ku ibere akarimaraho iminota 10, hagati y'10 na 15. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukumwonsa inshuro zirenze 6 ku munsi. Iyo tuvuze ku munsi ni amanywa n'ijoro, kuko umugore uri konsa murabizi yonsa amanywa n'ijoro. Rero nimba wonkeje umwana wawe buri gihe ugiye kumwonsa ukamwonsa iminota irenze 10, hagati y'10 na 15, 5 ku ibere rimwe, indi 5 kuri indi bere. Wamara kumwonsa iyo minota 10 cyangwa 15, ukabikora inshuro zirenze 6. Ni ukuvuga buri masaha 4 ukaba ugomba konsa umwana wawe, cyangwa amasaha 3. Ni ukuvuga nimba mwenyeje saa 12, kongera kumwonsa saa 3, kongera kumwonsa saa 6, kongera kumwonsa saa 9, buri masaha 3. Buri gihe ugiye kumwonsa ukamwonsa hagati y'iminota 10 na 15, iminota 5 hano, iminota 5 hano. Ibi ngibi ukajya ubikora byatuma ibiro byawe bigabanuka, byatuma wirinda kanseri y'ibere, amabere yombi, byakurinda na kanseri y'imirarananga cyangwa kanseri des ovaires. Ibi ni bibiri. Icya gatatu, konsa umwana wawe bituma nyababyeyi yawe isubira mu gitereko, ni ukuvuga nyababyeyi yawe isubira kuri volume normale. Tuzi ko iyo umugore amaze kubyara, nyababyeyi iba yarabyimbye cyane, yarabaye nini cyane, ariko iyo umwana amaze kuvamo ihita iba ntoya. Gusa nubwo iba ntoya ntabwo ihita isubira mu gitereko ngo ibe uko yanganaga, kuko abagore basanzwe cyangwa abakobwa basanzwe batarabyara ariko bageze igihe cyo kubyara, nyababyeyi yabo iba ingana na avoka. Uko ubona avoka ntoya ya moyenne, niko nyababyeyi iba ingana. Iyo umugore rero amaze atwise inda igatangira gukura, nyababyeyi iriyongera ikurikije taye y'uriya mwana. Iyo umaze kubyara rero, nyababyeyi bigomba gusubira kuri ka gataye yari ifite kangana na avoka. Rero iyo wonkeje umwana wawe bigufasha ko nyababyeyi yawe isubira ku murongo. Impamvu isubira ku murongo ni uko igihe uri konsa umwana, umubiri wawe ukora ya misemburo ya ocytocine, imisemburo ya prolactine, imisemburo ya endorphine, prostaglandine, bituma nyababyeyi yawe itangira kwikandakanda, yakwikandakanda igasubira ku murongo. Ukirinda ko ugira inda nini, kuko abenshi bagira inda nini kubera ko nyababyeyi iba yamaze igihe yatinze gusubira ku murongo. Ikindi cya kane ni uko konsa umwana wawe bikurinda stress. Tuzi ko iyo umugore ari konsa umwana, kubera ya misemburo ikorwa endorphine, ocytocine, prolactine, bituma yiyumvaho akanyamuneza, stress yari afite igihita igabanuka. Abagore bonkeje bonyine nibo bazi aka kamaro, nibo bumva ibi byiza byo konsa umwana na ka kanyamuneza babikuramo. Ikindi twamenya cya gatanu ni uko konsa umwana byonyine bishobora kukurinda diabete y'ubwoko bwa 2. Nk'uko twabivuze,
iyo wonkeje umwana wawe bituma ya misemburo ikorwa, ariko bikurinda na ya diabete y'ubwoko bwa kabiri, kubera ya misemburo ya cortisol iba yagabanutse, n'ibindi insulino resistance ikagabanuka, diabete y'ubwoko bwa kabiri nimba wari ufite risque ikagabanuka. Ikindi twakwibutsa ni uko konsa umwana byonyine bya bindi twise allaitement exclusif osa byonyine bishobora kugufasha kuboneza urubyaro bitabaye ngombwa kujya gufata imiti yo kuboneza urubyaro. Ahangaha turabivuga ni kuri ba bandi bakoresha ya metode gusa navuze, konsa inshuro 6 cyangwa 8 ku munsi, buri gihe ugiye konsa ukamara iminota 10. Ahangaha iyo umaze iminota 10 nibwo ubwonko bwawe buba bumaze gukora prolactine ihagije yatuma ya maovere yawe adakora, bityo rero bikaba byatuma utabona ovulation, bikaba byatuma udasama. Ibi ngibi ni nabyo akenshi byakoreshwaga n'ababyeyi ba kera bari batazi ibintu byo kuboneza urubyaro, bonsaga abana babo bakabonsa igihe kinini, bakabonsa mu mwanya uhagije. Akaba ari nayo mpamvu usanga abana ba kera akenshi habagaho espace hagati y'umwana n'undi, habagaho espace hagati y'imyaka 2 n'3. Impamvu ni uko abo babyeyi b'icyo gihe bari bazi ko bagomba konsa umwana kugeza ageze ku mwaka cyangwa umwaka 1 n'igice. Rero icyo gihe umwana yagezaga hagati y'umwaka n'umwaka 1 n'igice, umwana baramucutsaga, nyuma yaho umugore akongera gusama akazabyara wa mwana afite imyaka 2. Niyo mpamvu ababyeyi bagiraga espace hagati y'umwana n'undi y'imyaka 2. Ibi birumvikana rero, nimba ushaka kuboneza urubyaro waratinye gufata imiti n'iki, ariko ukaba nta zindi nshingano ufite, wakonsa umwana wawe ugakoresha iyi metode, nayo ibiri efficace. Ikindi twakwibutsa ni uko konsa umwana biri economique. Nimba udafite amafaranga ahagije yo kugura za biberon, yo kugurira umwana wa mata, umwonkeje byagufasha cyane, ko byakurinda gukoresha amafaranga ujya kugura za biberon. Ikindi, konsa umwana wawe bigabanya depression kubera ya misemburo yose twavuze ikorwa igihe umugore aba ari konsa. Ikindi twamenya cya 9 ni uko konsa umwana bikurinda indwara za karande. Iyo tuvuze indwara za karande rero, ni indwara ziri chronique, diabete, umuvuduko w'amaraso, cancer n'izindi ndwara. Konsa umwana wawe bikurinda izi ndwara kubera iriya misemburo ikorwa umunsi ku munsi. Ikindi tutakwibagiwe kuvuga ngaha ni uko konsa umwana wawe byongera urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ibi abantu bose barabizi. Yonkeje umwana wawe, umugore yonkeje n'umugore utaronkeje baba batandukanye, n'urukundo umwana agira ku mubyeyi we nabyo biba bitandukanye. Ibi byose biterwa na ya misemburo ikorwa, cyane cyane umusemburo witwa ocytocine, kuko umusemburo niyo bita hormone d'attachement. Iyo umusemburo uri gukorwa rero, niyo utuma urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana rwiyongera, bikaba byatuma wa mubyeyi yiyumvamo umwana we, n'umwana yiyumvamo umubyeyi we, maze agakura neza. Nkaba ntekereza ko iyi video hari icyo yagufashijeho. Nimba hari icyo yagufashijeho, ibuka gukanda kuri follow, kuri like no kuri favorite. Nawe ubundi nawe utaha. Bye.